nongeye kunezerwa cyane, nongeye kunezerwa, ndanezerewe cyane muri aka kanya, ndishimye, shimishijwe n'ijambo ry'Imana maze gusoma. Shimishijwe kandi nuko ijambo ry'Imana rijya rimfasha cyane, rijya rinezeza rikanshimisha, noneho nkumva namwe naribagezaho, tukarifatanya rikadufasha, riraduhumuriza, riradukomeza. Ijambo ry'Imana riradukiza. Haleluya! Niyo mpamvu nongeye kunezerwa cyane bene data, nshuti zanjye, bavandimwe duhurira hano kuri Pure Gold Channel. Nongeye kunezezwa n'ikindi kandi no kubashima, mbashimira amasengesho munsabira, mbashimira yuko munsengera, mukansengera, nanjye kandi ndabibuka. Nongeye kunezezwa no kubakira mwese hano kuri iki kiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi. Ikindi kinejeje, nejejwe no kubasuhuza bene data. Ndanezerewe cyane, nabashuje mwese mu izina rya Yesu umwami wacu. Erega iyo umaze kubona agakiza, iyo umaze kwakira Yesu, araguhindura. Wari umunyamibabaro, wagombaga guhora urira, urizwa n'ibibazo, akaguhindura umunyamunezero, akaguha ibyishimo bidasanzwe. Haleluya! Ibyo nibyo yankoreye bene data. Yesu Kristo yaramvunjiye, yankuye mu gahinda no mu mubabaro, maze mu munezero we ntagombye kuforusa. Nuko negera Imana, uko nyegereye niko inyegera. Haleluya! Niwegera Imana izakwegera. Iri ni ryo banga. Amahoro n'umunezero n'ibyishimo tubikura mu kwegera Yesu, tubikura mu gusenga, tubikura mu kuganira n'Imana. Yesu Kristo bamwakiriye turabizi. Iyo Yesu Kristo ubwe akirano mu isi yakangukaga cyangwa se yabyukaga, ako kanya yagihitaga ajya hiherereye akajya gusenga Imana. Ndetse ngo yasengaga ijoro ryose rimwe na rimwe, kuko biraryoha gusenga. Kwegera Data biraturyohera, biraryohera nanjye ndi umwana w'umuntu. Yesu Kristo yatubeye urugero rwo kubyuka karagasenga. Nawe umunsi wa none muri ibihe bikomeye, muri ibihe biruhije, ikidufasha n'ikimfasha no kubyuka kare ukabanza Imana, ukegera Yesu, ukegera Umukiza, maze akagusukaho amavuta ya. Haleluya! N'isezerano ryawe nanjye ngo tuzahabwa imbaraga. Yesu Kristo yatubwiye ati muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera azabamanukira, muzahabwa imbaraga zo kumpamya no kumvugira. Iyo umuntu yuzuye Umwuka Wera, ikimenyetso cya mbere ni ukunezerwa. Haleluya! Ukagira amahoro, ukishima, bya byishimo bidasanzwe biturutse mu ijuru. Ubundi ukagira imbaraga zo guhamya Yesu Kristo, zo guhamya umwami wawe ko wamumenye, ukabwiriza abandi ubutumwa bwiza. Uyu munsi wa none nongeye kunezerwa mwene data, nongeye kukunezererwa kuko turi hamwe aka kanya. Nongeye kunezererwa umwami wanjye ko yankijije. Ngewe nakijwe n'ubuntu, ntabwo agakiza kari kankwiye, kuko ntabwo agakiza kari akanjye, kuko njye ndi umunyamahanga. Ntabwo navutse mu bwoko bw'Abisirayeli, ntabwo navutse mu bwoko bwatoranijwe. Ngewe navukiye mu banyamahanga, aribo bita Gentiles. Aho niho navukiye ngewe, ariko nahawe agakiza kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'amaraso Yesu Kristo yamennye ku musaraba, bituma nanjye nitwa umwana w'Imana, mpinduka umwuzukuruza cyangwa ubuvivure bwa Aburahamu. Haleluya! Kubera ko nizeye nakiriye agakiza. Mwene data, uyu munsi wa none nkuzaniye ijambo ryo gushima. Ndagira ngo dufate ibihe byo gushima uwo mwami, dufate ibihe byo gushima Data wa twese, kuko yatugize abana be. Kubw'amaraso Yesu Kristo turi abana b'Imana. Tekereza kuba umwana w'Imana birenze kuba umwana w'umwami wa hano ku isi, birenze kuba umwami w'umuperezida wa hano ku isi, birenze kuba umwami umwana wa queen na king. Haleluya! Ibyo bigushimishe gusa, wumve ko uri igikomangoma cy'Imana Data. Reka dufatanye ijambo ntagutindiye, Zaburi 136 idufashe twese kwiyegereza Imana Data. Mbere yuko nyisoma, nagira ngo dusenge dusaba Umwuka Wera amanuke, abane nawe, abane nanjye, maze iyi Zaburi tuyumve neza, idufashe tuyakire, tubumbure iminwa yacu, tuyibumbura dushima Imana, twuzuye Umwuka Wera. Mwami Imana, turagushimye kudukunda cyane, urukundo ruhebuje, urukundo rwawe ngo rugeze hasi, ntabwo rugira iherezo.
ni rugari cyane, ntirugira aho rugarukira, ni rurerure, ntirugira aho ruva, ntabwo rugira aho ruhagarara ngo ruvuge ngo ruracitse, ruhoraho iteka ryose. Haleluya. Turagushima ko wadukunze urukundo ukarutwereka, ukaduha umwana wa Yesu Kristo akaza kudupfira, natwe tugahinduka abana b'Imana. Turagushima kandi ko dufite umwuka wera, ariyo mpano waduhaye kugira ngo ibane natwe dufashe. Haleluya. Umwuka turamwakiriye, tumwaye karibu muri uyu mwanya wo gufatanya ijambo ry'Imana, ijambo ryawe, ijambo ry'umunsi, uyu munsi wa none. Ubane natwe Mana, mwuka wera abane natwe maze utwigishe byose, mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amina. Reka dufatanye imirongo mike cyane hano muri iyi Zaburi y'136 mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Haravuga ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana nyamana, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Umwami w'abami, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya. Nimushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyaremesheje ijuru ubwenge, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Haleluya. Nimushime iyasanzuye isi hejuru y'amazi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Haleluya. Ku murongo wa 7 ariho dusoreza. Nimushime iyaremye ibiva bikomeye, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Twakomeza, biranejeje cyane. Reka dushime Imana, reka dushime Imana ihoraho iteka ryose, iyaremye ibiva bikomeye, izuba n'ukwezi yarabiremye. Nta wundi muntu wabiremye, nta kindi cyabiremye, ahubwo ni Imana ishobora byose, isumba byose. Reka tuyishime. Yarakuremye nanjye irandema, twaremwe mu ishusho y'Imana. Haleluya. Ese twayishima dute bene data? Imana niyo gushimwa cyane. Uyu munsi nkwifurije umugisha wo gukomeza gushimira Imana data. Iyi Mana twaremye itandukanye n'ibigirwamana, itandukanye n'ibigirwamana. Ibigirwamana ntibivuga. Hari abantu bagisenga ibigirwamana uyu munsi wa none. Abo ngabo tubasengere bamenye Imana nyakuri, kuko Yesu Kristo yaje kutwereka iyo Mana. Yesu Kristo yaje ari we nzira, ukuri n'ubugingo, akatugeza kuri iyo Mana data. Mukurikira umugira urwego abarirwo wuririraho, maze akugeze kuri iyo Mana data wa twese, aguhindukire iso mu ijuru. Ntari nasoza, nagira ngo nongere kubashimira, mbashimira amasengesho, mbashimira urukundo rwanyu, mbashimira ko tuba turi kumwe mu mwanya wa none aha. Ni ukuri Imana ibampera umugisha. Reka dufate akanya ko gusenga, cyane cyane dufatanye gusengera abantu bataramenya Imana. Bijya bimbabaza cyane, kuko abantu bafite ubwenge bwinshi bwo mu bitabo, abantu bafite ubwenge bwo gukora ibitangaza hano hanze bifatitse, bararema ibintu ukumirwa, barubaka amazu ahanitse, bariga bakamenya indimi, bafite ubwenge, ariko barahishwe. Ntabwo bazi ubwenge nyabwenge, ntabwo bazi agakiza, ntabwo bazi Imana, ntabwo bayise. Ibi birambabaza cyane. Dufatanye gusenga mwene data, dusengera aba bantu, dusengera abaguye bavuye mu byiringirwa, bakabivamo bari babizi, bari baramenye agakiza. Abo barambabaza cyane. Dusengere abandi bafite ibibazo, ababuze ababo, abo bantera agahinda. Imana yampaye umutima wo gukunda ababuze ababo, imfubyi n'abapfakazi. Abo mbafitiye passion, abo mbafitiye umutwaro, numva mfite urukundo rwinshi kuri bo. Kuko birababaza kutagira umubyeyi, birababaza kutagira ababyeyi, cyane cyane abana bato badafite ababyeyi. Ibyo bintera agahinda, kuko kugira mama wawe ni byiza cyane, kugira papa wawe ni ibya mbere, kugira ababyeyi ni byiza. Niyo mpamvu Imana yaduhaye ababyeyi, ariko iyo ubabuze ukiri umwana bitera agahinda, ndabizi. Abo mbagira pashe, tubasengere, twibuke gusengera imfubyi n'abapfakazi, kandi tugire icyo dukora tubafashe. Niba hari imfubyi uzi, yifashe. Uwo mwana Minerivare, uwo mwana urukundo, muhe keya, mufashe, muha kenda, muhe icyo kurya.
urukundo rugomba kugira ibikorwa, kuko Imana nayo yarakoze, yaradukunze kandi iradukorera, itwoherereza Yesu araza aradupfira. Icyo ni igikorwa gikomeye yakoze. Imana iratugaburira buri munsi, iduha ubuzima, ikaduha akazi abagakeneye, ikaduha ibyo kurya, igakoresha abantu, ikadusiporuta mu buryo bwose. Nawe mwene data, ibuka abandi niba hari icyo ufite. Gaburira imfubyi, gaburira umupfakazi uri hafi aho, utishoboye, umukene, umuhomurese, umuntu utagira aho aba. Gira icyo ukora. Imana itugirire neza mwene data, kugira ngo dukorere Imana tugifite uburyo. Ejo ushobora kutabaho ukava muri uyu mubiri, ariko uyu munsi ni Imana iwukongereyeho. Uyu munsi wo kuwa gatatu, iyi tariki ya 4, ni Imana iwukongereyeho kugira ngo ubeho. Gira icyo ukorera iyo Mana, uyishime nibura, kandi uyishimishe igikorwa. Imana itugirire neza bene data. Reka dusenge. Mana Data, tuzamuye ibiganza tugushima. Turagushima ko waremye byose, turagushima ubushobozi bwawe, turagushimye ibyo ukora byiza, turagushimye kubw'ijambo ryawe ryitwibukije kugushima. Turagushimye Mana ishobora byose, turagushimye Uwiteka kuko uri mwiza, turagushimye ko imbabazi zawe ngo zihoraho iteka ryose. Uhora utubabarira, uhora utugirira neza, waratubabariye, uradukiza, udukiza ibyaha byacu, kandi ibyaha byacu ngo ntuzabyibuka ukundi. Haleluya. Ndagushimye Mana ko waduhaye Yesu Kristo kugira ngo azapfe mu cyimbo cyanjye n'icya bene data, tukaba turi bazima. Haleluya. Dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Haleluya. Ngo amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo, amazina yacu yageze muri icyo gitabo. Turi hano ariko amazina yacu ari mu ijuru. Turi abaturage b'ijuru, turi hano. Hano ni icumi ry'igihe gito waduhaye imyaka yo kubaho, watwongereje imyaka yo kubaho kugira ngo tugukorere. Dufashe Mana, tugire neza uyu munsi, tugire icyo tugukorera kiguhesha icyubahiro. Haleluya. Ndagushimye Mana kubyumvise, kandi ko urushaho kuduha ibiguhesha icyubahiro. Uduha umugisha mwinshi cyane, uhaye bene data umugisha mwinshi cyane, umugisha uratwuzuriza n'ijambo ryawe. Urakoze Mwami, byose mbisabye mu izina rya Yesu Umwami wacu, amena. Mwene data, twari kumwe hano kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi, dufatanya rino jambo ryo muri Zaburi y'136. Ndagusabye ukomeze uyisome, nubona umwanya ushima Imana, uyishimira, ubone ukuntu Uwiteka ari mwiza. Ukomeze ugire ibihe byiza n'abawe bose. Uyu munsi ukubera umunsi w'umugisha. Turi kumwe, tuzakomeza ubutaha. Be blessed. Wari kumwe na Jose.